umutima niranzi izi n'amazina yanjye kandi koko yabimbwiye neza iti nakumenye ntarakurema wese utari wavuka ushyiraho kuba umuhanuzi niyo mpamvu mubona nkora uyu murimo nuko ndi mu ijambo ryahanuwe iratuzi izi n'amazina yacu kandi kera tutari twabaho twari mu bitekerezo byayo kandi izi ibyo ibwiriza tugirira ibyiza ntabwo ari bibi ngwitureme n'ibyiringiro by'ibyo tuzabona hanyuma ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya riti Yeremiya we mbese ubonye iki Yeremiya arasubiza ati Mana mbonye inkoni y'umurinzi riti waroya neza ko ndinda ijambo ryanjye kugeza ubwo ndisohoje Imana si umuntu wibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze byose no kubikora izabikora ntabwo ikiranirwa Imana ngo yibagirwe imirimo ibahamagara niyo kwizerwa ibyo yavuze izabikora namaze kumenya ko ari jye ukwiye kugira umumaro mu gihe gisa n'iki Esiteri yagize umumaro kera mu gihe cy'Abayuda Tito yatunganije ibyari bisigaye bidatunganije iketi Mana uranyigishe kubara iminsi yanjye bitume ntunga umutima ubwenge urandinde mukunzi kugira ngo nanjye nzagira umumaro Imana si umuntu wibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze byose no kubikora izabikora ntabwo ikiranirwa Imana ngo yibagirwe imirimo ibahamagara niyo kwizerwa ibyo yavuze izabikora Imana si umuntu wibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze byose no kubikora izabikora ntabwo ikiranirwa Imana ngo yibagirwe imirimo ibahamagara niyo kwizerwa ibyo yavuze izabikora ibahamagara niyo kwizerwa ibyo yavuze izabikora ibahamagara niyo kwizerwa ibyo yavuze ngo tubikore